muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ni uguharanira yuko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Abana batoya batabashije kuba bariho mu bihe bya Jenoside, nababwira yuko ari ibihe byari bikomeye, ari ibihe byari bigoye, nubwo wenda icyo gihe batari bahari, ariko ndishuwa yuko ingaruka z'icyo gihe nabo zabagezeho. Ubu ngubu umwana ashobora kuba afite imyaka 25 ariko atazi umubyeyi ubyara se cyangwa atazi umubyeyi ubyara mama we. Ntago cyari igihe cyoroshye, ariko rero bakurikije amateka, hari amateka dufite ameza ndetse n'amabi. Numva nk'urubyiruko, abajene bakiri bato aribo babiyambere kugira ngo ibihe basogokuruza babo ndetse n'abakuru babo baciyemo baharanire kugira ngo ibyo bihe bitazabaho ukundi. Ubutumwa naha abarokotse Jenoside ni ubutumwa bwo kubakomeza, ni ubutumwa bwo kubabwira yuko nubwo hashize imyaka 25 turabizi cyangwa se ndabizi yuko mw'ibi bihe biba bimeze nkaho biriya bintu byose byabaye ejo. Rero ni ubutumwa bwo kubakomeza kandi mbasaba gukomera, kandi nabasaba kugira ngo nubwo bigoye, nubwo imitima yabo ikomeretse, ariko umutima ubaranga w'imbabazi n'ubundi bawuhorane, kubera ko nicyo kizadufasha kugira ngo turusheho kubaka igihugu cyiza kirimo imbabazi n'amahoro. Hanyuma kandi nababwira yuko turi kumwe, batari bonyine, turi kumwe mu bihe nk'ibi ngibi.